ijambo ryawe Mana we ukarikurikirana kugeza urisohoje urinde ijambo ryawe Mana we ukarikurikirana kugeza urisohoje ntukoze isoni ukwizeye ntutera umugongo ukwiringiye. Rero muraho mumeze mute? Ndizera ko mumeze neza cyane. Nk'ibisanzwe rero murasuzwa nanjye Shema Aime Pacifique. This is Story TV nk'ibisanzwe. Hanyuma tuje mu kiganiro Story Blackout. Hanyuma murabizi ko mbabazaniye updates z'amakuru agiye atandukanye, tugira sports and entertainment. Hanyuma muri iki gitondo kabisa cyo kuri Cyumweru ko by the way cy'indoro kiza kuri mwese. Mbazaniye updates ku bakunzi b'umuhanzi witwa Prosper Nkomeji. Murayibonye indirimbo dutangiranye yitwa Ntukoze Isoni, amaze kuba ateguza abakunzi be ku rukuta rwe rwa Instagram, ababwira ko mu gihe gito cyane kabisa agiye kubashyira hanze indirimbo yitwa Ntukoze Isoni. Abakunzi be, abakunzi b'imyidagaduro muri rusange, abakunzi ba Afrobeat nyarwanda, abakunzi ba gospel, muze kuba mwiteguye ko uyu muhanzi Prosper Nkomezi agiye kuba abahereza indirimbo mu gihe gito cyane. Ubwo ni nyuma y'indirimbo akoranye na Israel Mbonyi mu minsi ishize yitwa reka barebere. Mu minsi ishize abantu barizi ko yakoranye indirimbo n'umuhanzi witwa Israel Mbonyi, indirimbo yanakunzwe cyane kabisa, yitwa Umusaraba kabisa. Kugeza uyu munsi imaze kurebwa n'abasaga 533. So rero ni Prosper Nkomezi, abantu nagiye mbona kuri Instagram ye kabisa bagenda bamubwira ati kabisa yishyire hanze yisohore. Aya makuru ni hano ubwo uretse kuri Instagram ya Prosper Nkomezi, hano kuri Story TV niho uyumviye gusa kabisa. Abantu bahagiye bamubwira ati indirimbo yishyire hanze kabisa, turayitegereje. Okay, hanyuma kora subscribe, tuzajya dukomeza tubaheza updates zose. Nitwa Shema Aime Pacifique, this is Story TV, ndabakunda cyane. Urinde ijambo ryawe Mana we ukarikurikirana kugeza urisohoje urinde ijambo ryawe Mana we ukarikurikirana kugeza urisohoje ntukoze isoni ukwizeye ntutera umugongo